Nawasalimu sana wasikilizaji na watazamaji wa Kigali Top. Hii ni taarifa ya habari. Kama mnajua, tunawapa habari kuhusu uchumi, tunawapa habari kuhusu burudani, michezo, politics, pia na tips za maisha ili muweze kufly maisha yenu akiwa vizuri. Na msemaji ni Willis, usiende mbali ya Kigali Top. Nawasalimu sana mnaishi kwenye Afrika Mashariki, useme vile Kenya, Burundi, Uganda, Rwanda, Kongo. Nawasalimu sana wasikilizaji na watazamaji wa Kigali Top. Hii ni taarifa ya habari. Kama mnajua, tunawapa habari kuhusu uchumi, tunawapa habari kuhusu burudani, michezo, politics, pia na tips za maisha ili muweze kufly maisha yenu akiwa vizuri. Na msemaji ni Willis, usiende mbali ya Kigali Top. Nawasalimu sana mnaishi kwenye Afrika Mashariki, useme vile Kenya, Burundi, Uganda, Rwanda, Kongo, Ethiopia, Sudan, pia na Afrika nzima, na wale wanaoishi kwenye bara la Ulaya na Marekani, na pengine pale kwenye Australia. Nawasalimu sana na dunia nzima. Msemaji ni Willis. Nkuko mubimenyereye rero, tutuye tubana mu makuru y'imyidagaduro, amakuru abagezweho, what's trending, what's popping, niki kiri kuvugwa hano hanze, cyane cyane kumbuga nkoranyambaga, niki kiri kubica hirya no hino. Ayo makuru niyo mbangira ngo mugezeho, nawe ukurikiye Kigali Top ubashe kuyakurikira 5/5 kugira ngo nawe ube kuri top of Kigali. Ntabwo aba ko udakurikira amakuru, cyane cyane wowe ukundira imyidagaduro. Turi kumwe 5/5 nujye kure. Umuhanzi Bruce Melody rero ntagira ngo abari we tugarukaho. Bruce Melody cyamamare itayi wacu gitangaza, afite amazina menshi nkuko yagiye yita Munyakazi ndetse n'ayandi. Munyakazi koko nibyo avuga, izina ni ryo muntu. Umuhanzi ubica bigacika, watangiye umuziki we mu mwaka wa 2012 ariko akaza gutangira kumenyekana mu mwaka wa 2013. Uyu nguyu waje backinga abahanzi, ariko mubo ya backingaga mu irushanwa rya Primus Guma Superstar. Bamwe muri bo akaba yarabatanze rero no kuritwara cyangwa se kuryegukana. Bigaragara yuko rero harimo akazi kenshi kugira ngo abigereho, yarabikoreye, harimo akazi kenshi. Bruce Melody rero wakomeje akora umuziki, ariko dinga akora amavideo meza, umuziki ugakundwa kuva yazana. Avuga yuko atigeze atsikira cyangwa se ngo ajye down, kuko imiziki yose yakomeje gutrendinga, yakomeje kuzamuka uko bwije uko bukeye. Ikigero rero cy'umuziki we gikomeza kujya hejuru, bityo nawe rero biza kumushyira ku ruhando rw'abakomeye hano mu Rwanda, ndetse ubu ngubu navuga yuko no mu karere ari mu bahanzi bakomeye. Bruce Melody rero muri bamwe biyemeje kuzamura ibendera ry'u Rwanda muri muzika nyarwanda. Ibi ngibi rwose nibyo akunda kugenda agarukaho nk'ikiganiro aheruka kugirana n'itangazamakuru kuri RBA, kuri televiziyo y'u Rwanda. Bruce Melody bamubajije ikibazo bati, ese wifuza yuko umuziki wawe wagarukira hehe, umuziki wawe wawugeza ku ruhe rwego? Bruce Melody yarababwiye ati, umuziki wanjye nifuza yuko nazasiga ubaye nk'ingagi. Murabizi neza yuko inaha mu Rwanda ingagi ari ikintu gicuruza, ari ikintu kigezweho, cyangwa se abanyamahanga bava kure cyane, i Burayi, muri Amerika, mu Bushinwa, ku migabane itandukanye baje kureba ingagi mu Rwanda. Nk'igihugu kiri mu bya mbere gifite ingagi, cyangwa se gifite ingagi abantu baza kureba, kimwe mu byiza nyaburanga dufite hano mu Rwanda gikurura abakerarugendo. Bityo rero Bruce Melody nawe akavuga yuko yumva yuko yazasiga umuziki ubaye nk'ingagi, abakerarugendo cyangwa se abantu bakazajya baza kureba umuziki nyarwanda, bakaza kureba ati, ese Bruce Melody ni muntu ki, bikabakura imahanga bikabazana hano iwacu mu Rwanda. Nuko
agenda abyivugira. Hari abantu rero bakomeza kugenda bavuga yuko umuziki nyarwanda utari kuri standard ikwiriye kuba wacuruzwa ku rwego mpuzamahanga. Ndasubira inyuma gato mu mwaka wa 2018 umuhanzi Muneza Christopher ubwo yari ari kuri radio ya Kate Radio nyamakuru cya Kigali Today, mu kiganiro yari ari kumwe n'umunyamakuru Jadide ubusiga barizwa kuri Kiss FM hamwe na Ines nyina w'umuntu Gisrene, bamubaje ikibazo kigira giti ese kuki umuziki nyarwanda udatera imbere ngo ube n'indi miziki yose tuzi tubone ugera ku rwego mpuzamahanga. Mu magambo make yarabasubije ati tugeze ku rwego rwiza cyane, ahubwo ibigezweho nibyo kwishimira ndetse tukanabisigasira kugira ngo dukomeze gutera imbere. Arababwira ati urebye nk'ibi bihugu by'ibituranyi byacu ukareba nka Tanzania, ukareba nka Kenya, ukareba nka Uganda, mu myaka 40 ishize nta kintu kigeze kibakoma mu nkokora atari twe cyadukomye mu nkokora. Murabizi ko dufite amateka atari meza, abahanzi twareberagaho barapfa bose, tugaruka mu muziki tumeze nk'abantu baje gutangira bundi bushya. Kandi nibyo koko niko byagenze. Navuga yuko ikigero bakoraho music, yaba ari recording, yaba ari video, navuga yuko ari ikigero cyiza cyane. Navuga yuko bitanga icyizere yuko umuziki nyarwanda ushobora no kuzagera ku rwego mpuzamahanga no ku isi yose bakawumva kandi bakawukunda. Nuko tugenda tubibona, hari abahanzi bawuhagararira rwose, harimo nk'aba ba Bruce Melody ba The Band, harimo abangaba rwose ba Juno Kizigenza n'abahanzi beza ba Davis D hirya no hino barabumva no mu mahanga, ba Knowless Butera, ba Ariel Ways, ba Marina ndetse n'abandi batandukanye ba Platini P n'abandi batandukanye. Bigaragaza yuko rero ufite ishusho nziza. Ahubwo icyo nasaba abanyarwanda, wowe waba nkurikiye kuri Kigali Top, ni uguteza umuziki wacu imbere kugira ngo ugere kure nk'uko bamwe mu bagenda babikora cyangwa se babigarukaho nka Bruce Melody ugenda avuga ko yumva yuko wajya ku kigero mpuzamahanga kandi binyuze muri bo, muri talenti zabo. Bruce Melody rero niwe turi kugarukaho. Sininda ku mateka ye, abenshi murayazi, usibye yuko twazanayagarukaho. Mufite icyo mushaka kutubwira ko twabakoreraho, mwatwandikira muri comment cyangwa se no ku mbuga nkoranyambaga zacu. Mushaka yuko hari icyo nabandikiraho kuri Instagram ndetse no kuri Facebook, ni Hero Willis wanyandikira, mwaza kugukorera amakuru wifuza cyangwa se tukabagezaho ibyo mwifuza ko nimwe dukorera, kuko muramutse mutabirebye ntabwo nagaruka gukora kuko byireba. Urumva yuko ntacyo twaba dukorera. Ndagusuje rero ukurikiye Kigali Top, ukora subscribe, kore share kugira ngo ujye ukomeza kubona byinshi ku myidagaduro ndetse na siporo, politiki, ubukungu na tips z'ubuzima. Aho waba uriho hose wadukurikira umunsi ku munsi, ko natwe ntitubaterwa tubagezaho amakuru 5 kuri 5. Tugarutse rero nk'uko nabikubwiye, tuvuga kuri Bruce Melody. Iyi ngingo nyamukuru nagira ngo mubwire nuko Bruce Melody nk'uko n'abandi bahanzi bakomeje kugenda babikora. Murabizi ko muri iyi minsi abahanzi bo muri Nigeria, abahanzi bo hirya no hino bari kuza gukorera ibitaramo i Kigali. Abahanzi bo mu Rwanda nabo batangiye gukora iki kintu cyo kujya kubikorera mu bindi bihugu. Inkuru ejo nakugejejeho inkuru yuko The Band kuri Severance azataramira mu Bugande. Bruce Melody rero nawe akaba yabitangaje abinyujije ku mbuga nkoranyambaga ze, platform akoresha nka Instagram ndetse na Facebook n'izindi mbuga nkoranyambaga akoresha, avuga yuko kuri Severance azataramira hariya i Goma, mu mujyi wa Goma mu gihugu cya Congo Kinshasa. Aho mwaba muri hose mudukurikiye, mwaza nyarukira ari i Goma
mugataramana na Bruce Melody. Ndetse niyo waba uri za Gisenyi aho ngaho, waba uri za Musanze, waba uri Burengerazuba, ndetse aho waba uri hose, waba uri hano i Kigali, waba uri Goma, waba uri Uganda, wasimbukira hano rwose ukabasha gutaramana na Bruce Melody, ukabashyigikira abahanzi bacu kugira ngo bigende neza. Ni ikintu cyiza rero nuko abahanzi bacu bari kwerekana icyizere yuko bari kugenda bahugura umuziki, tugiye kuba twabona ibintu byiza nk'uko na Bruce Melody yabigarutseho yuko uyu mwaka wa 2022 rwose ari mofaya. Nagira ngo rero ngushimire wowe wakurikiye iki kiganiro kuri Kigali Top, kora subscribe na share kugira ngo ukomeze kubana natwe amasaha 24 ku yandi tubagezaho amakuru agezweho mu myidagaduro no mu bindi bitandukanye mu tuntu n'utundi. Bari kumwe nanjye Hero Willis, ciao bye, ujye kuri Kigali Top.